Ora abadamu batabyara nkavura indwara y'uwarimbi kuko benshi bavuga ngo nukubazinga ni uburwayi baba bafite muri matrice babanga kwigaragaza. Hari n'undi nabikorewe w'abaganga batatu ari imibirizi kuri pe wowe wavuye abaganga. Hari abagore b'abasirikare benshi yajyaga azana hano, ariko uyu mubyeyi yajya hariya mu gahuru kiwe ahandi Imana yamweretse abantu bazajya kumva ngo barabyaye kandi haje induru ngo nuko baroga n'ibiki, naho niya ndwara ibindi ntangire ibyatsi n'uwarimba abyimba ukuguru akabyimba ukuguru cyane. Arya muri ADPR twemera ko abantu navuze ibyatsi noze ko turya amasho tukarya n'isombe n'imboga imigisha biva ku Mana bigere kuri mwe mwese banyamuryango mugari aho muherereye mu mpande enye z'isi. Nge Lucky Van Rukundo basuhuza ndi mu karere ka Rusizi ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Hari umubyeyi uvura abantu za ndwara abantu bajye baburira umuti, cyane cyane ababyeyi abantu bubatse urugo batabyara, ngo hari ukuntu bavurwa mu buryo bwa gakondo kandi ubu buryo ngo n'Imana irabwemera pe. Umubyeyi bavura ni umurokore, ni umukristo mu idini rya ADPR, aratubwira uko abigenza, ese yabikorana ate n'Imana, ese abavura abantu ngo ajye avura n'abaganga ndetse n'abasirikare n'abantu bakomeye cyane utakirirwa urondora. Reka tumuhe ikaze byose abyivugire. Icyo usabwa kugira ngo ujye ubona amakuru nk'aya no gukanda kuri subscribe, kareba haranditse hari akantu nk'inzogera ukagakanda ukajya ubona umenyesha amakuru ryose buri gihe aricyo dushyizeho. Wakora comment kandi ufite igitekerezo cyo kuduha inyunganizi, ikibazo, icyifuzo, bufasha n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo, mbahaye ikaze. Nasaba Imana Maria. Maria, aha turi ni mu murenge wa Nyakarenzo. Akagari ni Kanoga, umudugudu ni Kamanura. Hanyuma mukora ubuvuzi bwa gakondo, indwara zitandukanye, izo muvura ni izihe? Mvura abadamu batabyara, nkavura indwara y'uwarimbi, nkavura abana babyimbaganye, nkavura abana batwara nk'iziriya ndwara z'inyandazi. Nyandazi ni zimeze gute ubwo? Ngo ni umwana wituma ibintu bijya gusa n'umukara. Hanyuma ubwo buvuzi ubikomora he? Warabyize? Komora ku gakondo mama na papa. Ubwo watanye ufite imyaka ingahe? Ndamanaga na nyogokuru no wagiye yinsigira kuko ninjye wayisoma. Ukoresha ibyatsi? Ibyatsi. Ibyatsi biracyaboneka? Ibyatsi bizagaza bikunda kuboneka nyine biturutse ngiri abana nabambere kibikoresha cyane. Naragendaga nk'umubziri hakurya mu miko hakurya hose ngabishakisha ngo nkabizana. Ubwo nyine abana bagasekura. Nuko izo ndwara rero nuko nagenze ivura. Uti harimo abagore batabyara, harimo nababa batabyara gutyo gusa cyangwa nubashe kuba baramuzinze, bimwe bavuga ngo nk'abarozi bazinze umuntu. Ntabwo baba baramuzinze kuko benshi bavuga ngo nukubazinga. Ni uburwayi baba bafite muri matrice. Noneho buriya burwayi buzana uriya mwanda w'umukara, yagiye mu mihango akaza ibintu by'umukara, ubundi yagira biriya bintu by'umukara nyine ku buryo muheru ya muti noneho akaza kuzana inshongore y'amaraso. Iyo ndwara amaze iminsi niho baza bakambwira ati haricyo byaciyemo twarasamye. Iyo ndwara se no kwa muganga barayivura? Bituruka kuri ya nzoka terikomonasi. Buri kwa muganga bayivura. Hanyuma iyo miti wowe ubaha wenda abantu hagiye bavuga bati batuzinze baraturoze, iyo abantu bazubona baza bitwaza iki? Ntabwo baba baramazinze ngenda bahakanira, ariko baza bivuga. Barabivuga murabeshya. Tabari ukubeshya. Mbona n'ubitsina ku mugore n'umugabo, urumva biba bikomeye cyane, babikaze. Urumva iyo bikaze rero, urumva nta mugore ugomba kuba ziriya mpamvu ziriho, agomba kuba atasama. Umwe yishimira undi cyangwa undi nawe mwamwishimira. Atari kumwishimira wumva ari nk'ibintu by'ibibazo, umwe akirebera hirya undi akirebera hirya. None ubwo wenda babaza bombi ukabaganiriza ko harimo no kubaganiriza? Harimo nyine bazana umugore n'umugabo ukabaganiriza. Undi ati koko bya bintu nibyo. Iyo mbabwiye mbwira umugabo ndetse igihe ujya guhaguruka ujya
rugo ari utagwa ndati ndagwa da mubona mutarangiriza rimwe ati ntabwo turangiriza rimwe ati ngomeza gutegereza atundi akaba akagaze ibyo bintu rero nabyo nkabibabaza wasanga ikibazo gihari ukabagira inama yo kubabwira ati mujya munywa umuti mumara kunywa umuti igihe muzamura ukumva izo mpamvu ziri kugenda neza namwe muzajya mubimbwira nabo bakagaruka bakambwira ati bya bintu byarashobotse wenda abaraje urabavuye ubahaye mbere na mbere imiti iyo miti ubaha bifite ubuziranenge bumeze bute ko muravuga ati se umuntu asoromye ibyatsi wenda n'urugero akaba yanavuga ati umukecuru wenda ntiyibyiza cyangwa ntafite ubuziranenge cyangwa cy'ubuziranenge ntabwo bajya babikimanga ngo ntakugire icyizere bangirira icyizere kungira icyizere bo baragifite ubona biterwa n'icyo kugira ngo bakwizere kandi nta wenda nta bagomba kubinyizera kuko mba nabakoreye imirimo kuko baba babona ibyo nabakoreye bigaragara abantu se babikirwa n'icyo kubikora hari uko wenda hari benshi bikora gutangira ubuhamya utanga amatangazo bindi abatanga buhamya barahari nuko navunitse ariko kuba naravunitse nyine nari kugenda nkabazana bakaza abundi nge narabakoreye benshi umuntu ashobora kubyumva akavuga ati wenda aramutse bafite n'ikibazo mu rugo kumwe abantu baba bitagenda neza umwagiza mbere y'undi numwashimisha undi bashobora no kubagira n'inama bisanzwe biramwe inama mbagiramo ni ukubabwira ati iyo byose biri gushoboka nkumva nyine ari cyo biri kugenda bitanga nabo bakambwira ati turi kugenda twumva icyo biri kugenda bitanga ntabwo se bajya baza bafite isoni urabona muri iyi minsi hari igihe abantu bavuga ati ese kujya kubwira umuntu amabanga y'urugo ko mu rugo utagenda neza nose ndi tuba turi batatu nyine umugore n'umugabo wumva ibanga ry'iwe ugomba kuribika baraje ubahaye umuti bagiriye n'inama nta baraza bakahava batabyemeye ntoya ntabwo bahakana ugereranyije abo uha umuti ukanabagira n'inama ku kigero cya kangahe wenda bibafasha birabafasha kuko iyo bibafashije barambwira ati ibi bintu ko byaciyemo natwe tuzagushakira akantu kakado agatuba twubakiye umuryango ubikorera abantu bino gusa n'abandi bose nagiye mbakora ubundi ntarahura n'iki kibazo cy'ubumuga nakorega kuri savane ho nakoraga kuri burushi Kamembe abazahirwa bakansangaho noneho nkongera kurira kuri epfo mu Bugarama kuri Ceramike naho nkabakorera nongera nkorera n'ahantu hariya mu Bugarama ho nahavuriye abantu benshi cyane kuko n'abantu bo mu Bugarama ngiye nababonye nabatumye haza benshi kuko babazi ibyo nabakoreye nese igezeyo nka ari hashyashyira urivuga ugenza gute iyo mbageze nyine banyakira neza kuko nk'abantu nyine baje ariko se vuba ni kera reka da kuko ubu ngubu haza uwo nakira nyine uje kuko usingibona imbaraga zo kugenda uje baramuhaye ubuhamya mbo wenda nubwo covid yatumye ingendo zigabanuka wakiraga nk'ahantu hangahe ku munsi cyangwa mu cyumweru ku munsi hari igihe hazaga nk'abantu 4 cyangwa 5 ariko iriye po hazaga nk'abantu 6 7 ku munsi ampaye ubwo wenda ubu ngubu ntawe ushobora kuba ataragiye yandika cyangwa ngo yabike ariko wamaze gukora nk'amafaranga hangahe byose yaba kubatse amafaranga bambada ntayo banyihera gukorera umurimo w'Imana usengera muri hedini cyangwa itorero ya Pentecote Pentecote none si ibyo bintu harya muri ADPR twemera ko abantu banavuza ibyatsi none ko turya amasho tukarya n'isombe n'imboga niko imboga turazirya amasho turayarya none kuki tutabyemera ku buryo niba turya amashu n'imboga n'ibyatsi muri ADPR byemera nta kibazo da nabo nabikoreye barimo bayobozana ko bakwigira uko batari ariko narabibakoreye wowe nta Rwanda umaze imyaka 6 atabyara hari wari umaze imyaka 5 rega hari n'abandi usibye kuba mu rwego rwo hejuru babanga kwigaragaza hari n'undi nabikoreye w'abaganga 3 hari imibirizi kuri pe wowe wavuye abaganga kugira ngo ikaze Singaba sindi babana ndibabonye baza tibahari none ibyo bintu byakwiteza uvuga ati renda reka nzamuka noneho mbe nashaka uruki wenda mbishyira nk'imbaraga nkora n'abandi baganga wenda mbone ibyangombwa mbigira akazi gusaza nuko nshaje ariko nkabiriya bambaye karita wenda
yabura buvuzi nkajya nicara hano bakansanga none nta kibazo none se ko nshaje nkabamugaye uti n'ababyeyi babikuraze wowe abana basora bibigisha cyangwa urabyera abana banjye nabo bazajya babyina nose ntagiye bahagaze bajya kuwusoroma niwe yagusoroma umuti turi kuvuga kujyanye no ko n'abantu batabyara ibindi utangira ibyatsi ni ibihe ibindi ntangira ibyatsi ni uwaremba abyimba ukuguru akabyimba ukuguru cyane noneho wa muti nkawushyiraho ngahambiriza nk'akagozi nyine ikajya igenda iwununuza iyo twinunuza wa muti ununuza nyine buriya burwayi buri mu kaguru noneho wazajya kubona ukabona akaguru karakize hari n'undi w'umuhamya na wavunitse uri aha ku irembo nawe w'umusore nawe imaze igihe kirekire avunitse ariko ubu arakize kuri iyo nzu hariya hirya abantu iyo babonye umuntu avura atanga imiti ya gakondo bashaka kubyitiranya n'ubu no kuroga n'imiti oya njyewe ndi umukirisitu ndi umupentekote ndavuga nawe nabyumvise ngiye ahubwo ndavuga abandi ntabwo ushobora gatira umubyeyi utanga ibyatsi hari ukuntu abantu nawe urabazi oya da njyewe ndi mana ntawe utanzi hano ntawe utanzi ndi umuntu rwose ndi n'intore ubu ndi Kigali narindiyo mfite n'impamyabushobozi bampaye y'ikarita nyine twagiye mu birori mu mahugurwa ariya y'imbangukiragutabara umunyabuzima nyine njye nagiyeyo babwira ko ndi umunyabuzima byanjye ngeze ino hahita wa mwanya bawohereza undi ariko none se abisura abayobozi none ujya wumva ibintu byawe bizarangira bite nta rundi rwego wifuza kubigezaho nese nimba ari urundi rwego nifuza kubigezaho yego niba bashatse rwageramo simze ko ubu ngubu nisaziye kumva ndi gusaza cyane abona nshaje ariko biriya bintu ntabikoreye uti harya harimo abaganga nakoreye abantu b'abaganga 3 nkorera umusirikare wari uri kuri ngereza afunze cyangwa ahacunga yari acungaga nkorera abantu bo mu Bugarama 3 nkorera abantu bahari Kamembe bageze ku 10 nkorera abantu bino wenda akamusha kwibaza gutyo iyo nk'umuntu w'umuganga kuri imbere umusirikare wamukomeye biterwa nuko barangiwe n'abandi bakabazana none se mu kumugira inama wenda umuntu w'umuganga wize byananiye ntabwo ushaka kwigira nk'icyo atari ko se aranyumva cyangwa se kandi ambwira ngo se ngo ibyo ngibyo ngo nabikuye ngo ko mbarusha n'ubwenge wumva nta kibazo ufite bagatuza bakakubwira neza rwose nta kibazo kandi bakamba agashimo k'igitenge ariko ndakubwira ngo ndabakorera urabakorera kandi baba bambaye n'agashimo pe urumva utaba wabakoreye baguhaye agashimo bakoreye kabisa hanyuma imiti yawe iva he sasa ibyatsi abantu batari ibyatsi ngana bicika wowe nta byo ujya ukenera byacitse kujya ufati wenda n'urugero katanga urugero nimba ari nko iyo byacitse nyine kereka batemye amashyamba iyo batemye amashyamba ho biba bicitse ariko bitangiye gushibukana ngenda kureba aho byashibutse ntabwo mbihinga pe iyo miti hari umuntu washaka kubateye buriya n'abantu baba bacika intege vuba bari mu kubaka urugo masagonda ibyo ntabwo wabafasha bakubafasha biterwa nuko nyine baba barwaye ubwo burwayi wenda nkaba nabo bavura ariko se ubwo ari ku mugabo gusa ku mugore gusa cyangwa n'umugabo ashaka kuba urwaye bose baba barwaye reka da ko batavukana baba batavukana ruba warashakanye n'undi akayanduza undi reka tugushimire ubwo twumve bamwe mu bagiye ufasha cyangwa se babizi murakoze cyane hanyuma tumaze kuganira na Mariya tubwira ati ngiye mvura abantu navuye abasirikare navuye abaganga nabahaye imiti batabyaga akabyara umushaka kubyumva kumva na makabya nkuru mwe muraturanye muratwibwira izina nitwa Teresa Kongokazi Kongokazi ukiye muri Kongo Kongokazi ndudenze kuranga umuntu yawe Teresa Kongokazi ufite imyaka ingahe 77 dore imvini zose rwose hanyuma iryo zina ryawe ntabwo ntajya ntabwo ritangaje kandi Kagame ajya mpemberaho kagafaranga ukunda abakecuru Kagame yagushyiraho akantu zangezaho kaka hanyuma Kongokazi uyu mubyeyi Mariya ngo atanga imiti ibyo bintu urabizi arabikora koko ibyo bintu turabizi
ukuntu tubizi hano barahagenda cyane. Hari abagore b'abasirikare benshi yajyaga azana hano aza kubasabira imiti abarangira uru rugo. Usibye n'abo basirikare n'abaturage bini baca babura ni benshi, abageni n'abasore. Hari igihe bahura bagahura na byenda gahura n'umugore cyangwa nanjye ngahura n'umugabo. None rero bakasanga barwaye nka ya nzoka telefonasi. Ariko uyu mubyeyi yajya hariya mu gahuru kiwa handi Imana yamweretse, abantu bazajya kumva ngo barabyaye kandi haje induru ngo nuko baroga n'ibiki, naho ni ya ndwara banyoye ya miti bigahuza amaraso neza bagatwara. Ni benshi tuzi ajya bikora. Nibazaga ko iyo ndwara izwi kuki itavurwa kwa muganga nakugeza ubwo n'abaganga ahubwo baza hano. Ahubwo telekomunase ubwo batubura kwa muganga hari biyoka batavura. Ubu ari nk'abana batoya barwara telekomunase bakazayikurira mu gihe cyo gushaka bikazabagorana. Kuko hari inzoka zivurwa mu nda, hari n'izitavura. Iyo ngo bari ya kamere. Wenda namubazaga nti mu biturage hirya no hino abanye umuntu atanga imiti irimo ibyatsi, bashaka ati umuntu se maromorozi utungo ntago njya bivugaho abantu bino. Nashyira ukuboko hejuru. Barabizi aka kanya basanga nk'abagore benshi baraje bakagusanga hano. None ko ari umuntu wo mu rusengero twavuga ati ibyatsi ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo bibusanya, ndabona wambaye ishapure mu Katolika. Ndi umunyagatolika. Ibyatsi harya mu marabyemera? Ibyatsi twebwe abanyagatolika turabyemera. Uyu ni umupentekote ariko ndagira ngo hari n'abapentekote bahaza bakabahereza buryaga ubuzima buragoye. Hanyuma kuki atabyigisha n'abana ngo wenda babikore? Ntabwo gabo yahita akoresha gutanga umuti we. Kuki imiti mu ntubona ngo ubu ni umuntu ukomeye hano muri uru rugo, nyir'urugo urabireba. Ntiyahita agabiza umuti igihe cyo kuwutanga ndikiragera. Kuko ushobora no kuvurwa n'umwana muto, na papa kera yajyaga atanga umuti. Ariko mu bana be twari 8 nta n'umwe yigeze ahereza uwo muti we. Ahubwo nyuma yaho havuyemo umukobwa umwe wagize ubwo bushakashatsi nawe bajya bamugenderera. Katugushimiye. Murakoze. Nitwa Yakaremye Venuste. Venuste nawe usuye ahangaha? Yego. Hanyuma ngo uyu mubyeyi Mariya agira imiti ikoresheje ibyatsi, akavura abantu batabyaka imiti bakabyara, akavura kubyimba kw'amaguru, imvune. Wowe yakuvuye iki? Njyewe yamvuye imvune, akaguru kari karahiranye bakimara kumvuna. Araza arankanda akaguru karabyimbuka. Hanyuma abantu wenda bumva bavuga gute ku miti yatanga? Ese barakira ntibakira bigenda bite? Barakira. Hari abo waba uzi yavuye bakabyara batabyaraga? Wenda ukabyumva nk'ahantu cyangwa? Bitewe nuko nanjye madi hano turanaturanye n'umuturanyi wanje. Abaza kureba imiti akenshi hano njya mbabona baza. Imiti bakavuga ko imiti yewe ifite akamaro nta kindi kibazo. Yego. Ntabwo mugira ubwoba so gati umuntu ufite imiti ya gakondo ko ngiye hari ahantu nzi baba batinya cyane avuga ati umuntu yatanga n'indi miti yagira n'umuntu n'abintu nk'ibyo? Oya. Ibyo ntabwo byigeze bibaho ku miti ye rwose barayemera abanyarwanda bose. Ntabwo abayobozi bibashobora kuvuga ati wenda se umuntu ibintu abantu ku buryo butazwi bagira ikibazo? Nta kibazo. Nakatugushimiye cyane.